Karibu afande. Mwiriwe neza. Ako ni muri aho derukana. Makuru. Nawe neza afande. Karibu. Yasta. Amakuru neza. Ya, turashima Imana uko biri kose. Namwe biragenda mu kazi. Mu kazi biragenda. Mwihangane twose utabategura. Ya, hano se ko twamaze kuba nk'abavandimwe. Karibu urayihorana. Murakoze. So mbasuye rero numvaga hari ibyo ushaka tuganira. Ariko ni madamu yawe yigendeye cyangwa oya ntacyo kumeza gihari. Ntekereza ko nibyo tuganira ari iby'umuryango. Nta kintu kiri deep cyane. Okay. Igema rero ndi muri procedure yo gutanga ikirego. Bakunze ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane. Rugema bwa mbere tubonye agize ubwoba bukomeye cyane kubera ko musaza wa Iribagiza agiye kuba yatanga ikirego. Rero abantu muri kwibaza ati iki kirego ni iki musaza wa Iribagiza agiye kujya yatanga, byose ndaje mwikubwire. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, kanda subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo igitekerezo cyawe cyangwa ushyiremo ama-emoji y'umutima. Nimba nta gitekerezo uri kubona wakandika ushyiremo ama-emoji y'umutima, ubundi nze nkubwire igitumye Rugema mubonye agize ubwoba bwinshi cyane kubera ko musaza wa Iribagiza agiye kuba yatanga ikirego. Rero ikintu giteye ubwoba Rugema muri iyi episode nuko Rugema ariwe wishe ababyeyi ba Iribagiza, kandi tumaze kuba twamenya ko uyu musore musaza wa Iribagiza Rurangirwa amaze kuba yavumbura Rugema ko ariwe wishe ababyeyi be, kandi uyu musaza wa Rurangirwa yamaze kuba yabona ibimenyetso bimwe na bimwe byerekana ko Rugema ariwe wishe ababyeyi ba Iribagiza. Rero ni ibintu bikomeye cyane kuba tubashe kuba twagera ahangaha. Ntabwo ari ibyo gusa biri kuba byatera ubwoba Rugema, ahubwo Rugema afite ubundi bwoba yuko twamaze kuba twabona ko Mama Kanyana amaze kuba yabona dogiteri hano mwa runo rupangu kwa Rugema. Rugema rero yazanye dogiteri hano mwa kino gipangu, abasha kuba yamuha akazi k'ubuzamu, avuga ati ni akazi k'ubuzamu, kumbe bari ku mipango yo kuba bagurisha iyi nzu yaba Iribagiza. Rero Mama Kanyana abashe kuba yakumva imipango yabo, dogiteri yabashe kuba yakigaragambya, noneho ajya kuba yaganira na Fabiola ndetse na Nyiranambara, abasha kuba yabahuza. Mama Kanyana abashe kuba yakumva imipango yabo mibi yo kuba barya iyi mitungo yo bayi Iribagiza. Rero niyo mpamvu Rugema muri kubona afite ubwoba bwinshi cyane, azi ko uyu mugore Mama Kanyana araza kuba yamuvamo, akabasha kuba yamuvuga, akabasha kuba yabwira Iribagiza ko dogiteri barimo barahiga ufite umuti wakavuye Iribagiza yabashe kuba yagambana ari hano muri kino gipangu. Rero ni ibintu bikomeje kuba byagorana cyane kubera ko iyi episode tugezeho ibintu bikomeje kuba byaba ibindi. Ni byiza cyane kandi ntabwo twakirengagiza ibindi bintu biri kuba byatera ubwoba Rugema cyane. Ni ibintu byinshi cyane kubera ibyaha yakoze mu kwica ababyeyi ba Iribagiza, akurura imbarutso akabasha kuba yarasa ababyeyi ba Iribagiza kugeza bapfuye. Rero ibi byose agiye kuba yabihorwa, agiye kuba yajya kubiregerwa mu rukiko. Ni ibintu byinshi cyane Rugema arimo arashinjwa. Niyo mpamvu mubonye uyu musaza wa Iribagiza Rurangirwa, mubonye muri episode irangiye abashe kuba yagera hano kwa Rugema, akabasha kuba yabwira Rugema ko agiye kuba yamurega kubera ibintu yagiye abakorera, uburyo yagiye abona Iribagiza. Rero Rugema agiye kuba yasobanura uburyo yabonye Iribagiza. Ni ikimenyetso cya mbere kiraba kiri kiramushinja kubera ko ariwe wishe ababyeyi ba Iribagiza ndetse n'uyu musore Rurangirwa. Ni byiza cyane rero kuba Rurangirwa yarabashe kuba yareba kure, akabasha kuba yacukumbura, akamenya ibintu Rugema yabashe kuba yapanga kugira ngo yice ababyeyi babo. Rero uri kumva ko Rugema akeka agiye kuba kamurangiriraho. Ntabwo ari ibintu byiza cyane kuba Rugema yarabashe kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza, akabasha no kwita
atangira kuba yarera Iribagiza agatangira kubihishamo kugira ngo azabashe kuba yarya imitungo yabo, ariko intego ye yari igiye kugeraho uretse ko ibintu bise bihinduka bakaba bamaze kuba bamuvumbura. Uri kumva ko Rugema ibintu bigiye kuba byaba bibi kurushaho kubera ko arimo aringinga asaba uyu mama Kanyana imbabazi kugira ngo ataza kuba yavuga n'aya makuru noneho yandi abashe kuba yakumva Rugema bakabasha kuba bamufunga. Uri kumva ko Rugema ari mu bibazo bikomeye cyane, kandi ntabwo ari byo gusa twabashe kuba twabona muri episode yarangiye. Twamaze kubona ko hari umuntu wabashe kuba yakumviriza Rugema ndetse n'uriya musaza Papa Kamarade barimo baravugana. Uriya musaza arimo yitotomanga cyane ari hanze avuga ko ubuzima bw'ubuzamu aburambiwe, Rugema akwiye kumuha inzu ye akabasha kuba yakigenga. Twarabibonye hari umukobwa wabashe kuba yabumviriza abasha kuba yazanira amakuru Iribagiza nubwo yabashije kwanga kuba yamwumva, ariko uyu mukobwa Coach yari ari mu kuri kubera ko yarazanye amakuru yumvishe. Rero we na Kanyana babashe kumvisha Iribagiza ko uriya musaza atari umuzamu wo muri runo rugo, ahubwo uriya musaza afite ikindi kintu cyamuzanye mwa runo rugo. Urumva ko Iribagiza ndetse na Coach bamaze kuba bareba kure. Dukurikije amakuru Coach yarazaniye Iribagiza yaba ari umuntu ureba kuri yakabaye yumvishe uyu mukobwa Coach, kubera ko Coach yarazanye amakuru meza yabashe kuba yakumva, yarabashe kuba yagira inama Iribagiza yo kuba yagenda kuriya musaza akabasha kumenya ikintu arimo apanga na Rugema. Rero Iribagiza yagumye avuga ko uriya musaza ikintu cyamuzanye mwa runo rugo ari ubuzamu koko, kandi twabonye ko uriya musaza koko hari ikindi kintu cyabashe kuba cyamuzana mwa runo rugo, kugira ngo rero ikintu cyabashe kuba cyamuzana ni ukugira ngo azabone uko agurisha imitungo ya Iribagiza ndetse na musaza we kugira ngo bagabane na Rugema. Rero bagiye kuba bagurisha iyi mitungo we na Rugema, ariko Rugema twabonye ko ake katangiye kuba kashoboka, amabanga ye atangiye amwe n'amwe atangiye kuba yajya hanze kubera akavuyo atangiye kuyazana. Ibintu yazanyemo uyu musaza mwa runo rugo bigiye kuba byamubera ibindi bindi, kubera ko yatangiye kuba yavumburwa mu bintu bimwe na bimwe apanga, atangiye kuba yakimenera amabanga ye. Uri kumva ko ibintu kuri Rugema bitabashe kuba byamworohera. Rero ntabwo ari ibyo gusa twabashe kuba twabona muri episode yarangiye, twabashe kuba twabonamo ko uyu musaza wa Iribagiza yabashe kuba yakundana na mushiki wa Cyusa, noneho urukundo rwabo babashe kuba barushyira hanze ku mugaragaro. Uri kumva ko ibintu bitangiye kuba byaba byiza cyane hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba ubasha kuba wayikurikira ukabasha kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, kanda kuri iryo jambo ryanditse subscribe ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye, ubundi nkusobanurire buri kimwe uburyo ibintu biba byifashe hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ibintu bitangiye kuba byahinduka. Rero uyu mushiki wa Cyusa atangiye kuba yakundana noneho n'uyu musore, urukundo rwabo babashe kuba barushyira ku mugaragaro. N'uyu musore yabashe kuba yakunda uyu mukobwa, kandi twabonye ko na Kanyana abasha kuba yakunda uyu musore. Uri kumva ko rero ibintu bigiye kuba byaba byiza muri episode zigiye kuba zakurikira, aho Kanyana azaba arimo abasha kuba yarwanira umukobwa na mushiki bazaba barimo barwanira umugabo na mushiki wa Cyusa. Uri kumva ko uyu musore ari gukundwa n'abasore babiri n'abakobwa babiri batandukanye, ariko umwe ntabwo yabashe kuba yabimubwira, uwabashe kuba yabimubwira barimo barakundana, urukundo rumeze neza. Se ibi bintu amaherezo azaba yahe? Urumva ko ibintu bitangiye kuba byaryoha. Iyi episode tugezeho ibintu bitangiye kuba byaba ibindi bindi. Nimba ubashe kuba wabona ikintu iyi filimi itangiye kuba yaganishaho nawe itangiye kuba yakuryohera, duhurira aho hasi muri comment utanga ibitekerezo byawe, kubera ko ibitekerezo byawe turaza kuba twabasha kuba twabisoma byose, tubashe kuba twabigeza kuba byagenewe, kugira ngo nawe ubashe kuba wasobanukirwa buri kimwe kibera hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ibintu byatangiye kuba byaba
umusaraba ibindi bitangiye kuba byaryoha kurushaho. Nimba nawe byakuryoheye kurushaho, ntukajye ugenda udasharinze cyangwa ngo utange ibitekerezo, kubera ko ari byinshi twabashije kuba twabona ko Fabiola ndetse na Nyirantambara babashije kuba bamenyekanishwa, uriya musaza bakabasha kuba bamwakira hano mu muryango wabo. Uri kumva ko byabaye ibintu byiza kuba babashe kuba bamenya icyo uyu musaza yaje kuba yakora mwa runo rugo, yuko bamaze kumenya ko uriya musaza afite ikintu cyamuzanye, agiye kuba yakorana na Rugema noneho mu kugira ngo bagurishe iyi mitungo yaba Iribagiza. Ba Fabiola ndetse na Nyirantambara babyishimiye cyane kubera uyu musaza abashe kuba yabafasha. Rero bababwiye ko ari we dogiteri wabashe kuba yacikisha Rugema, birabashimisha cyane, bamwakira neza. Uri kumva ko dogiteri agiye kuba yafatwa neza hano mwa runo rugo, agiye kuba yatangira kuba yafatwa nk'umwami. Ibintu dogiteri abashe kuba yadukorera muri ino filimi si ibintu byiza cyane, kubera ko yakabaye avura Iribagiza akabasha kuba yakibuka buri kimwe cyose, Rugema akahita atabwa mu ntuza mu maboko ataraye, Iribagiza akabasha kuba yabona ubutabera bw'abishe ababyeyi be. Ababibona nkanjye duhurira aho hasi muri komenti turimo tuvuga uburyo tubona iyi filimi yakakwiye kuba yagenda kugira ngo bibashe kuba byajya mu bikorwa. Kandi ntiwibagirwe kuba wakanda subscribe kuri iyi channel kandi ugatanga n'ibitekerezo aho hasi muri komenti. Niba nta n'igitekerezo ufite ugashyiramo amayimo